Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikira Ebenezer TV. Yewe uri kumva nitwa Usife Bwanakweli. Nkuko mubizi uyu no munsi udasanzwe Ebenezer TV twagiye aho bita ku Ceru, twagiye mu gikorwa cyo gukura cyangwa se gukura ubwatsi. Turi kumwe na korali Ebenezer, tugiye kuvuga Imana twabonesheje amaso, Imana twabonye ikora imirimo, ni Imana y'imbaraga. Rero uyu munsi wa none Imana agiye ikora ibitangaza muri korali Ebenezer, ibikora ndetse naho twagiye hano muri Nyamata. Turagira ngo tubashimire cyane, ariko tubabwire ngo Imana irimo gukora imirimo, kubera ko ni igihe kinini Imana ijya ivuga ndetse bigasora. So murabibona aba n'abaririmbyi barimo kunyuraho. Imana yakoze imirimo, yabanye natwe, turabishimira Imana. Rero tubahaye ikaze, tukomeza tubagenda tubahereza update z'uko byifashe. Murakoze cyane.
Icyubahiro ni icyande yewe niba ari icy'Imana tubigenze dute yemwe twongera Imana yacu icyubahiro ntabwo twabona uko tubikoramo ngo tuye icyubahiro ariko turabizirikanye. Haleluya. Imana yacu niyo gushimwa. Muririmbyi yaririmbye ngo hari byinshi tubona byiza tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukagira ngo byari bikwiye, ariko burya hari Imana ibigena. Iyo ngiyo tuba dukwiye kugaragaza icyubahiro cy'Imana. Yego. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka rero mbere ya byinshi byiza byateguye umunsi, reka turarike umukozi w'Imana Provi yegere hino, twongere dusenge Imana, tuzirikane iyo neza yayo, tuyishimire. Mana, turagushimiye muri iki gitondo cyiza cy'umugisha, tugushimiye ko waturinze twebwe twese kandi ukatugeza kuri iyi saha twese turi bazima. Turagushimiye ko tumaze umwanya dutegereje abashyitsi bacu, ntabwo byari byoroshye mu rugendo Mana, ariko turagushimiye ko bagihaguruka babanye nabo mu nzira, urabarinda ubagejeje hano amahoro. Turagushimiye, natwe wasanze turi amahoro, izina ryawe rihimbazwe. Mana, turagushimiye, tugukuriye ubwatsi, tuguhereje icyubahiro. Ni wowe nyiri icyubahiro Mwami, warirahira avuga ngo icyubahiro cyawe ntabwo uzagiha undi, kandi uvuga ngo nta n'uwo muzagisangira. Niyo mpamvu natwe uyu mwanya dutinyitse kuguha icyubahiro, ko nta soni biduteye. Izina ryawe nirihimbazwe Mana. Habwa icyubahiro rero muri uyu mwanya. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, kuko uduhaye abashyitsi. Turagusabye kugira ngo tunezeranwe nabo, kandi umwuka w'Imana agenda aha hantu mu izina rya Yesu, kandi buri wese Mana abashe gufashwa ari imbere yawe Mana. Urakoze ko gahunda zose zibera ahantu ziyobora nk'Imana, kuva tuyitangiye kuya dushoje. Ube mu ruhande rwacu Mana, ko tuzi neza ko uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Urakoze kubana natwe muri byose, tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu. Amen. Thank you.
umwana w'umuhungu yarabisoje kandi ikindi Imana yasezeranije Hana bizamu umwana w'umuhungu Samweli yaramubonye yasezeranije Aburahamu isezerano rikomeye bizamu umwana w'umuhungu yarabisoje kandi ikindi Imana yasezeranije Hana bizamu umwana w'umuhungu Samweli yaramubonye nimuhumure kandi muhumurizanye n'ukuri naho byatinda bizasohora nimuhumure kandi muhumurizanye n'ukuri naho byatinda bizasohora isezerano wahawe mbese urihagaze mute tuzanaho gatinda bizasohora Imana ntabwo itibeshya kandi ntivuguruza icyo Imana yakuvuzeho kizasohora isezerano wahawe mbese urihagaze mute tuzanaho gatinda bizasohora Imana ntabwo itibeshya kandi ntivuguruza icyo Imana yakuvuzeho kizasohora nimuhumure kandi muhumurizanye n'ukuri naho byatinda bizasohora nimuhumure kandi muhumurizanye n'ukuri naho byatinda bizasohora nimuhumure kandi muhumurizanye n'ukuri naho byatinda Murakoze cyane. Ibyo nibyo byiringiro dufite ko ibyo twabwiye n'Imana byose bizasohora kandi ikindi dufite ibihamya kandi birenze kimwe. Dushimiye Imana rero, ngiye uri imbere yanyu ndanezerewe birenze. Kureba uburanga bwanyu ubwabyo biranejeje. Yararirimbye ngo abana b'Imana ni beza. Ahari ushobora kugira ngo hari igikabyo yabishyizemo, ariko ni ukuri pe murasa neza, murasa neza. Mushatse mwareka tukabishimira Imana tukayikomera amashyi, kubera ko n'abantu bari mu rwagwa no mu bigage no muri muriture ntago basaka, nta nubwo bizigera bibaho. Reka rero umushumba anyemerere Didier yegere hino adufashe kuduhera ikaze abari hano Imana. Mu byubahiro bye twanabishimira Imana ko aturi imbere rwose. Duhere kuri umuvandimwe yitwa Dani, ni
inshuti yanjye twakoranye umurimo w'Imana muri korali yitwa Umuseke, hanyuma ni n'umuturanyi atuye hano hepfo, ndamukunda cyane. Aryoshya ibintu nk'ibi nyine, araririmba, ibintu byose Imana yarabimuhaye. Imana ni nziza. Ntabwo binyorohera ariko Imana iramfasha, kubera ko ibintu bibaye si byo natekereza. Umuntu uri aha wabitekerezaga nawe wenda yaba ari umunyamwuka wabihishuriwe, ariko ubundi si uko nabitekerezaga. Umwuka aramfasha amere ku muryango wanjye, umushumba madamu wanjye Girehina ze, abari muri serivisi nzanira abana. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abandi bose bati haleluya, nawe yiteza abantu. Hallelujah. Hallelujah. Mwezi Imana cyubahiro. Imana maji. Uyu we umushumba araza kubimuvugira, reka mwakire abasuhuze. Ishimwe. Mbabarira umuntu wese mpobera umuntu begeranye. Nyuma shima Imana ko ikibika ibisi ibyishimo ikanezeza abantu bayo. Imana ibahe umugisha. Mwakoze neza kuza, mwatugiriye neza, byarenze ubwenge bwanjye. Jeri ashobora kuba yarabizi akabimpisha, ariko ko bizaba bingana gutya. Hanyuma ntabwo ariko twese twabitekerezaga, bisumbye ubwenge bwacu. Yesu abaduhera umugisha mwinshi. Hari n'abandi bana tubana bari hehe, ba Joseph naho hari ba dad bari he, barirutse. Hari abandi bana bane tubana bigira hafi, turaza kubabereka mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma turi kumwe n'itorero nkoreraho umurimo w'Imana ryo ku Cyeru i Gosheni, nkunda nubaha, batuma numva nuzuye iyo mbafite. Reka nsabe abakozi b'Imana dukorana umurimo ku Cyeru bahaguruke bigire hino dusuze abashyitsi baje batugannye. Bahagarara aha. Bose n'abakristo bo ku Cyeru bose. Muzehe wanjye ba Rwamanywa, ego ba Ngabo, Zini, ba Olivier, aba n'imfura tubana mu murimo ukomeye
ku abizera barimo gukora uyu munsi, iya niyo maboko rero amfata ngakomera muri ibihe bigoye twese tuziranyeho nk'abizera. Dore ngaba rero ni ababyeyi, ni urubyiruko, ni abagabo udaterwaho abandi b'imfura bizera. Kuko kubana nanjye biragora, bisaba kuba wizera. Ubwo rero baranyihanganira muri uwo muryango umeze utyo, tukabana tumaranye hafi imyaka 4 tugendana. Ntawe urandega kuri paruwase, ntawe uragira ute, mbese tubanye neza. Ndabakunda cyane, nabo rero ngaho niba basuhuze mu ndamukanyo y'abana b'Imana. Harimo abadiyakoni, harimo abaririmbyi, mbese bose barimo. Ngaho rero nibatere haleluya gatatu. Haleluya! Amen! Imana imugisha abakozi b'Imana. Abenshi bariyo bari ku itorero, turabasangayo mu kanya. Turi kumwe duturanye hano kuko muri Imana kure, ariko mba hano. Hari abaturanyi rero tubana, ndagira ngo nabo bigire hino baze basuhuza abashyitsi baje batugana. Abaturanyi bigire hino, mwegere hino, muri imbaraga zanjye namwe. Rero abaturanyi duturanye hano urugo ku rugo, aba ni abatuye hano ku nzu nyine badukikije, nibo bita kuri aba bana nagiye mu murimo w'Imana, nibo babugamisha bakabatiza umutaka imvura iri kugwa. Uyu mugabo we turaturanye hano neza, iyo imvura iri kugwa ntwarira abana agira imodoka. Mbese ni amaboko yanjye kandi ndabakunda cyane, nabo bitanze. Ubundi mu Bugesera haba amadini abiri afite imbaraga, ADEPR na Gatolika, wenda n'Abadivantiste. Ubwo rabeshe amasana y'amateraniro naba ubu babone nk'abuzuye hano hantu ari beshe cyane, kubabona ntabwo biba byoroshye. Nabo rero nibabasuhuza, bose n'abizera baratera haleluya, bivuga ngo Imana ishimwe. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, mwarimu wadusengeye, dukorana umurimo w'Imana ku itorero. Ndagira igire hino nawe aze abasuhuze, yitwa mwarimu Providence. Amen. 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 Imana imuhe umugisha. Ubwo simbakiriye mu mpine neza, turi kumwe n'umukozi w'Imana amaze kuzana, ariko reka mwakire kuko mu kanya muraza kumubona. Sibomana ahaguruke, kanya turaza kumukoresha cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Uriya umukristo wa Makesi, ariko akaba ari inshuti yanjye, twaragendanye nkora ubukwe, n'ubu yagarutse mu birori nk'ibi ngibi. Ni umugabo mwiza w'imfura, agira impano yo kuganira abantu bakumva ya mu ijuru. Amen. Rero murakoze, ndumva tubakiriye. Abasigaye ni abantu badasanzwe bavuye i Kigali. Mana yanjye sinabona ikintu mvuga, reka nakira umushumba, ariko Korodete buriya nijya umwakira. Korodete arakirwa. Reka mbarike. Korodete yabaye ibintu byose bibereye aha niwe Imana yabinyujije. Ahise bakuraho mikoro. Noneho Ushumba buretse ajyeho mikoro. yari yarabitubwiye Imana
yari none irabi Imana ni nziza nta kizizima abagenda batungana. Rero Claudette niwe wabaye moteri nini yo kugira ngo tumenyane na Ebenezeri. Nagiye kwigisha Kacyiru mu banyamasi, mu badiyakoni, mu bayobozi, mu byiciro. None amaze kwigisha ahita anyaka nimero nyine umwuka avuga ati ndi kubyibaza. Ahita ambwira ati wabagaye. Ndamubwira ni ndahari. Ahita anyaka nimero arambwira ati mu cyumweru gitaha dufite giterane. Avuga ijambo rikomeye. Arambwira ati hari umwigisha wari kuza ariko bigiye guhinduka niwe uzaza kwigisha. Kandi ni umuntu ufite izina rikomeye ku buryo rwose atari nge wakabaye umusimbura nuko ari Imana yari izi iki kizakurikira nyuma y'aho ngaho. Ahita binsaba mpita myemera. Nibwo rero naje mpura na Ebenezeri umunsi nazibagirwa mu buzima. Nakozweho numva ndanezerewe. Imana rero yaramukoresheje iby'ubutwari, niwe wanumiye urya munsi nza nubwo burya atarahari ariko burya niwe wari wanzanye. Nawe rero ndamushimiye. Imana imuhe umugisha. Katumwakire abasuhuze ni uwanyu ariko ni n'uwacu. Abigosheni si uwacu? Sawa. Yewe ntabwo njya mvuga dadi na mami batarahaguruka. Bazi imbere. Basi. Abari bo basuhuza nta mwana uvuga papa hari. Kansuze dadi. Ni dadi wagosheni. Chamaye. Wagosheni. Aizo si ndo mugosheni. Ndo mugosheni. Haleluya. Amen. Shima Imana yakoze ibi byose bitumye tugera aha ngaha. Rero twasanze n'ubundi hano hose ari Gosheni. Muzagira hazahinduka hayi. Aho tuzagera usanga ari Gosheni. Twishimiye kubana namwe uyu munsi. Nizeye ntashidikanya ko ibyiza Imana yose yateguye uyu munsi turi buze kubisangira. Mazina nitwa Janvier Nsabimana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Mazina nitwa Niyonsaba Francine. Uyu ni umwana uheruka ku ibere. Mana. Murakoze. Nyuma kubera ko harimo n'abashyitsi, njyewe nitwa Claudette Mukahirwa. Umukristo wa Kacyiru ariko nyine ubyarwa n'aba babyeyi mu muryango munini witwa Gosheni family. Imana y'umugisha. Hari undi muturanyi akaba n'inshuti yacu twacikiriye yagiye mu mirimo, Patrick, ako mwacunze abo bana. Uyu ni umuturanyi hano kandi nyine akaba n'inshuti yanjye, twaragendanye tukiri abasore twese twibaza ikizakurikiraho, none Imana yagiye ikigaragaza icyari kuzakurikiraho. Na madamu we kandi arahari, ndagira ngo babasuhuze. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nishimiye kubabona, Yesu abahe umugisha. Murakoze. Reka rero twakire umushumba baturutse Samudo hazanye na Ebenezeri aze adusuhuze atwereke n'abashyitsi yatuzaniye. Arakoze. Ngaho rero tera ka karirimbo wari umaze gutera bakakwambitse. Yari yarabitubwiye Imana, yari yarabitwemereye, none irabikoze Imana. Tuyihaye icyubahiro. Arakoze.
Jewe kuririmba kwanjye nzi bike kiretse zo mu gitabo gusa. Nahoze nsaba ko bakoraho repetition kugira ngo njye muri korali. Nsanga bitashoboka. Jewe nitwa Munyeshyaka Edmond. Ndi umukristo kimwe na bamwe mwese. Mfite umugore n'abana 7. Muri gahunda nyinshi ngira kuko ndi umwe mu bantu bagira gahunda nyinshi. Mfite na gahunda yo kuzajya mu ijoro. Nicyo gituma ikintu cyose cyagerageza kuyibangamira. Icyubahiro mu mpina mu isi nagishyira hasi. Nkemera ngatora gahunda igenda. Abo twemeranya dutyo amen. Hanyuma rero Pawulo yaravuze ngo arubiba ntacyo amaze, ari n'uwuhira ntacyo amaze, ngo ahubwo ugira icyamara n'utuma imbuto zikura. Ndi kumwe rero bwa mbere n'umushumba Imana yakoresheje kugira ngo Ebenezeri ikure, muzejerere. Nabanza bibwire, ntabwo namurenza urugohe kubera ko yarambanjirije kuri iri torero, yanakoze byinshi birenze yenda ibyo nakoze. Abanza bibwire neza. Haleluya. Amen. Murumuna wanjye Imana umugisha. Iyo wubashye Imana nayo irakubahisha. Hanyuma nitwa Pastor Harorimana Charles. Nkorera muri paruwasi ya Muganza mu itorero rya Mumena i Nyamirambo. Banuye ku Muhima. Ariko muri iri torero rya Samuduha twabanye nabo igihe kitari gitoya. Nyuma Ebenezeri iyi korali twabanye cyane mu bihe byo gusenga. Nibyo mba numva mbibukiraho cyane. Hanyuma rero bajya kuza muri uyu murimo cyangwa uyu munsi ujya gushyirwaho, twari turi kumwe nabaherekeje, ngunda kubaherekeza aho bagiye hose. Numva narihaye iyo gahunda, nta muntu uzabintangiramo, ntawe uzabikora. Hanyuma rero numva ko bazaza hano uyu munsi. Iri gahunda bikaze cyane, ariko ndabikasoringa ndavuga ngo sinahabura. N'ivugabutumwa rinini nari mfite ndaritereta ndishyira ku kindi cyumweru. Ubwo rero Imana yashoboje kubana namwe no kuza mu rugo rw'abashumba. Murabona ko hari abashumba 2 n'umugisha. Hano murumva namwe amavuta hari. Nushaka ubwira Imana ati bugendera abandi nanjye nusige. Uyu munsi mushobora kubatizwa mu mwuka wera. Musaba umwuka wera mwirengagiza ibindi byifuzo. Musaba umwuka wera ni kuri Paneko. Turamwakiriye mu izina. Umwirabura wa mbere wageze i Burayi ni Umunyarwanda. Umwirabura wa mbere wageze i Burayi ni Umunyarwanda. Amwe mu magambo yavuze menshi akigera i Buruseli, ntabwo navuga yose ariko mbabwiremo nk'abiri cyangwa 3. Yaravuze ngo ngiserika i Buruseli ngo sinagize umususu nk'abanyamusozi, ngo kuko kundeba kwari uguharamba inzovu, ni umwami Rudahigwa. Ayo ni amagambo ari mu kivugo cye, iyo ukivuze gishobora kumara iminota 20. Hanyuma rero ndayahuza n'indirimbo 327 bivuga ngo ni byiza kureba ab'Imana. Mu mubiri ni byiza, uwabitegereza biraryoshye. Hanyuma rero icyo nashimiye Imana ni kimwe, ahantu umuntu muzasanga umupantekote wuzuye umwuka wera, aho ageze hose
yunga muri iri jambo Rudahigwa yavuze kavuga ngo ngiseruka i Buruseli sinagize umususu. Umupanikote hageze hose umususu urashira. Nshatse kuvuga ko ngiye kubakira ariko bigoye. Hanyuma ndagira ngo mbanze nsabe korali Ebenezer ihaguruke. Hanyuma kubera ko binsaba gutema tunakokora n'abandi baterankunga ba Ebenezer bagendanye nayo, namwe muhaguruke. Aba barimo nk'uko umushumba Didier yabigenje, urumva intero nyir'urugo ateye niyo wikiriza. Barimo abadiyakoni b'ibyiciro bitandukanye, barimo n'abaririmbyi, kandi jyewe mu mugisha Imana yampaye amatwi ahagaze. Amatwi yanjye arahagaze, uguhagarara kwayo bituma numva. Ni korali nke ziririmba nkumva, ntabwo mbabeshya, ni nke ziririmba nkumva. Hanyuma rero iyi ni korali Ebenezer. Ari rero nyakubahwa umuyobozi wa korali Ebenezer anyegere hano. Ndagira ngo abibwire mu cyimbo cya bose, hanyuma abasuhuze duhite twakira dusoze. Umushumba arakoze. Haleluya. Amen. Imbaraga ziri hano zarushije umuntu wese imbaraga, uburyo kubivuga bigoye cyane, ariko turashimira Imana. Nseka nanjye nzaguseka utaha. Ibintu Imana idukoreye dutere haleluya twese. Haleluya. Imana ibamuhe. Ndagira ngo rero nsabe korali Ebenezer murambure ibiganza mutere haleluya, hanyuma dusuhuza abo muri uru rugo. Murambuye ibiganza twese, 2 3. Haleluya. Amen. Amen. Mushumba ndumva ngerageje kugerageza guhina muri rusange. Imana rero ibaho umugisha, murakoze. Barakoze cyane abashumba. Reka ntabwo biba byoroshye nk'uko yarabivuze perezida. Umuntu wese wageze hano, kereka utahageze, utari wahagera, igihe umuntu aba ari ahantu ariko atarahagera, ariko umuntu wese uri hano ahari arabona imbaraga, arumva ibidasanzwe. Rero nifuzaga ko n'ubundi twahoberana n'ubundi mu ndamukanyo y'abana b'Imana. Twateranye gutya abashumba turi kumwe, itorero duhari, numva twakigora tugahaguruka tugasuhuzanya, hanyuma tukaza no guhoberana nk'uko tubikora igihe cyose. 1 2 3. Murakaza neza bene data. Imana ibahe umugisha, hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Hobera mugenzi wawe w'iburyo n'ibumoso, kandi twishimire Kristo uri muri twe. Murakoze cyane mushumba, tuguye neza ku bwanyu. Turanezerewe cyane 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 cyane. Ntekereza ko kwifata byo ntibyemewe. Ikintu tutari bwemere n'umuntu tuza kubona arakaye. Kurakara ntibyemewe, kwishima biremewe.
wahageze nsomere. Aravuze ngo uwahozeho mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanwe turabubona, turabuhamya, kandi nanone turabubwira. Ubwo impapuro ziri kuguruka kanangire. Uwahozeho mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanwe turabubona, turabuhamya, kandi nanone turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Haleluya! Tukabwerekwa tutabwize. Tutavuye ku mashuri cyangwa kuri kavukire, tutavuka mu ngo z'abami, twarabweretswe kubw'imbabazi z'Imana. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko bwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Imana ihimbaze. Amen. Kansome n'ibice bitatu, hanyuma mvuge akantu gato Mwuka ampaye kuvugira hano. Ibice bitatu haravuze ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Icyo gituma ab'isi batatumenye, kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamureba tunyurwe. Umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamureba tunyurwe. Bagenzi mube maso, nashaka kubibutsa ko turi urubyaro rw'Imana. Aba bagore bakenyeye gutya baje ku muntu batazi, bahuriye mu rusengero, bamenyanye mu kwa munane, kubera ko Imana yatubyaye. Yesu yavuze ijambo rikomeye abwira Yohana, abwira na Mariya bari bageranye kumusanga ku muvandimwe. Isano yacu itazamarwa nuko dutandukanye n'umubiri. N'igihe tuzaba twapfuye tuzaba tukiri abavandimwe.
ntabwo ari ibintu twigira. Yesu yaratubyaye ava amaraso menshi igorogota kugira ngo duhinduke urubyaro rw'Imana. Urubyaro rw'Imana nubwo twaba turi mu Rwanda cyangwa turi ahandi dufitanye iyo sana y'igorogota. Abavandimwe, urwo rubyaro si urw'Abatutsi, urwo rubyaro si urw'Abahutu, urwo rubyaro si urw'Abazungu n'abandi Imana yarose ibikuye mu mibyimba myinshi. Abana b'Imana, isano itazamarwa no gupfa. Mfite musaza wanjye witwa Auguste Uwamahoro, natizera umunsi nzamusezera tuzaba dutandukanye, ariko papa Kesi tuzakomeza tuba abavandimwe. Umushumba Edimo nzongera mubone mahorere, tuzabana n'Imana iteka, tuzabana n'iteka n'Imana Data wa twese na Yesu umuvandimwe wacu waje mu isi agakubitwa inkoni z'inka kugira ngo aze kuronka itorero. Amen. Ndashaka kubabwira ko ubwo bugingo bwerekanwe, turabubonye ubugingo bwikoreye ibiseke, turabubonye ubugingo bwikoreye amakesi. Turi urubyaro twebwe, turatangariza ubu butaka Didier atuyemo ko turi urubyaro rw'Imana. Turi urubyaro rw'Imana, tuje hano kuko dufitanye isano, turi urubyaro rw'Imana, turi abantu Imana yarose, twicazwe hano nuko Imana yatubyaye ikadusenya. Icyo kintu ndashaka kubibutsa. Hanyuma Yesu, Imana ni urukundo, abavukayo bagira imico nk'iya se, baturanyi ba mwene Data. Nta yindi mpamvu turi hano nuko dufite imico ya Data, twaje gukora urukundo Yesu yadusigiye, niwo murage dufite, nicyo tugomba gukora cyonyine, ni urukundo. Iyo tutari kubikora biraturemerera, iyo tutari gukundana biratuvuna, duhora twinginga Data natwanduza imico ye, hanyuma azatwishyire dusa nawe. Nimutubona tuvuze nabi, ni umukungugu wa Satani uba dutarukiye, siko duteye. Twebwe turakundana kuko Data utubyara dufite imico ya Data. Reka duze. Turashimira Yesu, turashimira Yesu wabyaye itorero. Yabwiye Mariya ngo dore umwana, abwira na Yohana ngo dore nyoko, ngo guhera uwo munsi barajyana. Niyo mpamvu natwe twajyanye na Didier, twanze kuguma Kacyiru aho byavugiwe, turavuga ngo isi yose bamenye ko tuvukana. Uri umuvandimwe wacu, turavukana. Ebeneze turavukana. Nta yindi mpamvu yatumye muhurira muri korali, nuko muri urubyaro rw'Imana. Ibi ngo ntibyabaye mu bami, ibi ntibyabaye mu bakomeye bino. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo iby'Imana yabihishuriye abaswa, kugira ngo ikoze isoni abe yita abanyabwenge. Ariko ngo kandi yabihaye abatariho, ngo n'ab'isi itamenya. Ababanga nuko batayimenye, abatabakunda nuko batayimenye, ariko twebwe niko turi urubyaro rw'Imana. Narutse gutekereza ahantu mvuka, ntago uri kuvayo, ntago wabona moto igukurayo, uri kujyayo ushobora kuyibona. Birashoboka ko iyo karitsiye nta gaciro nagiramo, ariko mu ijuru mfiteyo agaciro. Aho hantu mvuka, ikintu nzi bavumbuye gikomeye ni ugufata icupa ry'icyuma bagakora urutambi mu kiringiti, bagakora itodowa. Aho hantu niho hakomotsemo abantu Imana ubugingo bweretswe bukabimenya.
abavumbuye indege n'abavumbuye ibyogajuru n'ibisasu bya kirimbuzi ntibahawe kubimenya. Imana yabihishuriye abaswa. Reka dushimire urwo rukundo. Mwami Yesu turagushimiye ko watubyaye katumenya. Senga Edimo. Uhereye kera na kare uri Imana igusha neza abayo. Ab'isi bagubwa neza kubera impamvu z'isi. Tuguwe neza. Haleluya, haleluya. Tuguwe neza kubera Imana. Kandi ibyo ntacyo bidutwaye. Ntacyo bidutwaye. Kuko bitazarangirira inaha ntibirangizwe n'intambara zikomeye zo ku isi, ntibirangizwe n'ibisasu bikomeye. Ntabwo bizarangirira inaha, ntabwo bizarangirira inaha. Impamvu ni uko nyirabyo atari uw'inaha, ahubwo ategeka inaha n'aho bizarangirira. Uri Imana ibana natwe, komeza ubane natwe. Uri Imana ishoboye, komeza ubishobore. Uri Imana ikomeye, komeza ukomere. Uri Imana nyirizina, ni wowe ukwiye icyubahiro. Abantu bo mu isi bagira ibyivugo bikomeye. Wowe icyawe wakivugiye ku musaraba, uravuga ngo byose ndabirangije. Bivuze ngo byose ndabirangije. Hanyuma uramanuka ujyana umuki kuzimu, Satani arabimenya ko uhageze. Hanyuma ubutware urabumwaka. Nicyo gituma tunezerewe, nuko ubutware kuri twebwe Satani ntabufite. Umwami Yesu afite ubutware ku mubiri, ariko kandi ntafite ubutware ku bugingo. Tunejejwe nuko adafite ubutware ku bugingo. Bihimbarizwa, uri Imana ikwiriye guhimbazwa, uri Imana ikwiriye kuramywa, uri Imana ikwiriye guturwa amaturo, ariko kandi uri n'Imana ikwiriye kubahwa. Niwubahwe. Ibyawe ntiwabihishuriye abahanga, wabihishuriye abaswa. Si abaswa kuko batize, ni abaswa mu gukora ibyaha. Mu izina rya Yesu. Nicyo gituma niyo bibagezeho ubababarira batazisabye. Turagushimira ko utubabarira kandi tutazisabye. Mwami bihimbarizwe, turabigushimiye. Ibi ni ibyicaro bya cyami, kubera ko byituwemo n'umwami nyir'ubwami n'ubutware bwose. Mwami Yesu ndagushimiye ko ubyumvise kandi kuri kumwe natwe. Bihimbarizwe mu izina rya Yesu dusenze twese. Amen. Turagushimiye imvugo yawe nziza, dushimiye ko waduteranije kugira ngo tunezeze. Komeza rero umugisha umuja wawe kandi umwuzuze, ndetse kandi ukomeze ubane n'iri teraniro mu izina rya Yesu. Amen. Munkundire duhe Imana amashyi menshi cyane. Ijambo ry'Imana ni umutsima kandi ni umuti wo muri bikomera. Rero dushimiye umukozi wayo bwo kutuganirira neza. Munkundire kubw'igihe turarike umuyobozi wa Ebenezer, hanyuma yegere hino aza tumushimira Imana. Rero tumushimiye Imana ko ari gukorana nayo mu gihe nk'iki. Imana iguhe umugisha. Rero tugiye kuguha umwanya, hanyuma tugezeho ubutumwa ufite, kandi Uwiteka Imana ikomeze umugisha. Amen. Haleluya. Ubu noneho ndumva bitangiye kuza. Mbere byari byanze, ariko uyiterera akomeye. Aro twaye twicaranye aravuga ati kariya gatuti wakagwa. Ntabwo ari ahantu ho kwisukira, kuko hari ubwami bw'Imana. Turabishimira Imana. Nubwo
mpagurutse ntabwo ari jyewe uri buvuge cyangwa uri butangaza ubutumwa dufite umubyeyi umushumba uza kubivuga, wenda namugiraho umugisha, wenda akaza kumpa akanya gato, ariko kubera imbaraga zari ziri hano numvise zindushije imbaraga, hanyuma mpitamo kujya kwiyicarira. Nicara ntakiriye umugore wanjye kandi ari hano twazanye, nahaguruka basohose aze hano. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mani bamugisha. Yitwa Rusi Wizeye, ni umudamu mwiza Imana yampaye. Mu by'ukuri mbere y'uko umushumba afata umwanya, ndagira ngo nongere ninginge abaterankunga bacu bambabarire bahaguruke rwose, ntabwo mwadukoze ku mutima, Imana ibahe umugisha. Twababonye twabyukanye ijoro, ntabwo ari bo babonye itariki igera, ndetse na korali twese. Korali mumfashe dukomere Imana amashyi ku bwabo, Imana ibahe umugisha cyane. Mu mazina yanyu ntarondora, Imana ibahe umugisha, mwicarire. Hanyuma Claude, nubwo wari uri hano rwose, ongera uhaguruke pe, ihangane uhaguruke. Uyu mubyeyi twamwise ikiraro, twebwe twamwise ikiraro. Iyi korali ihetse ibintu bikomeye, ihetse amasezerano, kandi iteka ryose Imana igisoza amasezerano ikoresheje abantu. Turashimira Imana, ni nk'umurengo, ni muto, ni ikiraro kinini abantu bose bashobora kwambukiraho bakagenda. Ni munini, ni mugari cyane. Tumaze gukorana ivugabutumwa ahantu hatandukanye, ariko yabaye ikiraro cyiza, yemeye kuba umugende. Imana yambukiramo imukoresha. Imana imuhumugisha, turamushimiye cyane. Dukomere Imana amashyi kubwe, Imana imuhumugisha. Impamvu rero turi hano ntabwo ari igihe wayivuga, reka twinginge umushumba ze ayibabwire. Imana imuhumugisha. Yakuze mu umuyobozi wa korali, reka nsabe baterankunga ba korali Ebenezer bongere bahaguruke. Hanyuma kubera ko kiriya gikorwa cyo kubakira ni jyewe uba wagikoze, mbasabe ku cyumweru saa 8 muzaze, niciye amande yo kuzabagura ikesi y'ifana, muzahure. Ndabinginze ntagire umuntu uzamfasha, kandi na Didi yazaba ahari. Saa 8 wowe urabizi ko uri inshuti yanjye kuva kera, nyubara i Remera, usigaye waba uyivangiwe. Ku cyumweru saa 8 ku itorero Isamuduha, ndabatumiye jyewe mu bushobozi mpabwa n'Imana, muzaze mbakire. Hanyuma icyo ni igicuma cy'igicumuro nakoze, muzaze mwiyicarire, muzaze mwakira igicuma cy'igicumuro. Dusome ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa igice cya 20.
ako se mwabinyemereye babaterankunga babinyemereye ngo bihamishe ibiganza ndebe. Korodete uhabuze waba uvangiwe. Imvura ninagwa Didiye jyewe nzaza kumujyana. Mfite imodoka Imana yanyihereye, nzaza kugukura hano. Nimbona ntabonetse nzayizana ku gatandatu wirarane wizane. Haleluya! Muzaza mwakira igicuma cy'igicumuro. Igice cya 20 mu byakozwe turasoma umurongo umwe. Wa 35. Dusome mu izina rya Yesu. Nababereye icyitegererezo muri byose. Namwe niko bavuga? Yego. Nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati. Ubwo abantu bize hajemo icyitwa discours speech, indirect speech. Ko nanjye mbaye nka Korodete za mpapuro ko zigurutse. Umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta kugira gute. Abantu mwize Kinyarwanda habamo mu kibonezamvugo habamo inshinga igeretse. Inshinga igeretse ubu ni inshinga ikurikirana n'izina cyangwa insimburo zina. Ariko aha ni inshinga, donc ni inshinga ikurikirana n'indi. Mutega amatwi mwumve. Gutanga kugira gute. Urumva ni inshinga ebyiri kandi zose zidatondaguye. Ziba ziri mu cyo bita imbundo. Maranyumvise neza? Kugira gute kugira gute Guhesha umugisha kuruta. Ababyemera batyo haleluya. Amen. Ibyo sijye wabivuze, si n'umuhanga wari we wese, byavuzwe n'umwami Yesu. Biragoye kubona ahantu mpera rino jambo riremereye gutya. Turi hano kubera izi nshinga. Mwabyumvise neza? Zino nshinga gutanga kugira gute. Ntimuyobe mutege amatwi mwumve. Gutanga niyo ndobani yo guhesha. Ose indobani murazizi? Yewe nabaye ku mazi twajyaga tujya kuroba amafi, ariko tugafata nk'ibikeri tutabizi ibintu nk'ibyo. Mwanyumvise neza? Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari, ntabwo ari abari mujye mukosora, ni abari. Uzi impamvu ari abari? Ni ukugira ngo natwe tube turimo. Amen. Bivuze ngo mu Imana yakunze natwe turimo. Abanyumvise haleluya. Amen. Hanyuma byatumye igira gute. Hari inshinga ebyiri zizana gutanga. Iya mbere ni ugukunda. Muranyumvise neza? Iyo ukunze bitera gutanga. Amen. Amen. Ntabwo nzi ko munyumvise. Amen. Abanyumvise haleluya. Amen. Iyo ukunze bituma ugira gute. Kandi mbabwire nta mpano iba ntoya. Ikindi cya kabiri, ntushobora kubona ikintu wituye umuntu wagukunze akaguhereza. Asifiwe. Amen. Muranyumvise neza? Abanyumvise haleluya. Amen. Mu Kinyarwanda twari turi muri Bibiliya ariko nabwo sinyivuyemo. Mu Kinyarwanda umuco utari wazamo ico
umuco utari waza mico. Muranyumva? Ifuni yabagaraga ubucuti yari aka. Iyo uwo mugenderano wabaga umaze kunoga, iyo uwo mugenderano wabaga umaze kunoga, wanozwaga n'isuka nsukura suku. Muranyumvise? Iyi suka ni iyihe? Nibyo mu Kinyarwanda bita kugurizanya. Iyo umugenderano w'iwanyu wabaga umaze kumeramo ibyatsi, abakobwa bo kwa runaka bafataganya no kwa runaka, uwo mugenderano kano ntibyari kubaho batabanye neza. Ntibishoboka yuko abantu babana neza badakundanye. Muranyumvise neza? Nicyo cyateye Pawulo kubwira rino torero, araribwira ngo nababereye icyitegererezo cy'imirimo. Abanyumvise? Haleluya. Torero, haleluya. Nababereye icyitegererezo, mandi bagamo ni igihe gishushanyo mbonera cy'imirimo yuko mukwiriye kujya mukorera abera. Hanyuma areba ngo muzajya mubigenza mute? Muzajya mubakunda nimurangiza mubahereza. Amen. Korali Ebenezeri turi hano kubera yuko habaye inshinga yitwa gukunda, barangije baraduhereza. Ibisigaye ndabivuga mushumba Didier n'umudamu w'umushumba nawe bahagaze hano. Jewe mbona Didier bwa mbere namubonye naherekeje korali Ebenezeri. Hanyuma arigisha, ndabikunda, ndanabyumva. Hanyuma rero biza kurangira rwa rukundo Imana yakunze abari mu isi ruba no muri Didier. Hanyuma rero kubera urwo rukundo twebwe nka korali Ebenezeri yaje kutugabira inka. Ndakomeye Imana nayo. Ntabwo ntacyo wakora kugira ngo ibihe by'umwuka wera bimeze gutya bifata umuntu w'umugabo wize nka Didier cyangwa se jewe bikamuriza. Haramwibonye? Jewe mu bintu nakoze nakinye na karate, nzi gutera ibipfunsi. Umuntu yagutimbura igipfunsi cyangwa umugeri nturire, mu cyimbo cyo kurira ukarakara ugashaka ukuntu umwishyura. Muranyumvise? Ariko kwa Yesu honyine niho nabonye amarira y'umugabo atemba ajya inyuma. Mwarabibonye? Iwawe muri gushaka kugira ibibazo bikajya bitemba bijya imbere, ariko iyo tugeze kwa Yesu bitemba bijya inyuma. Ababyemera? Haleluya. Turagenzwa rero muri rugo n'urukundo, kandi ijambo rya kabiri turagenzwa no gukura ubwatsi. Mu muco nyarwanda iyo umuntu yabaga aje gukura ubwatsi hari ibintu bitatu byabaga. Icya mbere bataganyuraga umutagara. Icya kabiri bavuzaga igihubi. Icya gatatu mbonye mwikanze. Icya gatatu bakuraga inkuyo. Igihubi yabaga ari ikondera ryavugirizwaga abaje batwaye imitwa igihe inkokora zabaga zireba imbere. Turabashimira Imana yuko mwabidukoreye.
Umutagara cyabaga ari igitaramo cy'amahoro, cyabaga cyuje imyirongi, kandi icyo gihe amacumu y'ingabo yabaga ashinze hasi. Nibyo mwajya mwumva iyo bajyaga bajya gutaha babaherezaga ikibindi bakacyita agashinguracumu, ku mpamvu z'uko yabaga ari amahoro, icumu rikaba ridashinze. Mu by'ubu ababaye mu gisirikare imbunda bayitwara ireba hasi, bivuga ngo nta mahoro, turagenzwa n'amahoro. Hanyuma rero twari tuje gushima, cyo ni icya mbere, ndetse no gukura ubwatsi. Iriya mitwa mwabonye twaje twikoreye niyo gukura ubwatsi. Iwacu mu Bwanacyambwe bwa Samuduha ntabwo umuco uraca ijisho ku buryo twari kuza inkokora zireba inyuma, twaje zireba imbere. Kandi namwe turabashimira impundu mwatwakirije, ariko kandi twabazaniye umugisha w'Umwuka Wera. Iyo aba ari umugeni mba nguhaye ikibindi cy'itebutso, none si umugeni ngo tube twazanye ikizeneko. Ubwo ari inka tuzacanira, nitumara gucanira tubamenyeshe ko twacaniye igicaniro kidasinziriye ku gihe gikwiriye. None cyangwa ikindi gihe muzatubwira tubohereza abashumbiye nk'abayishorere. Korali Ebenezer ndabasaba guhaguruka, n'abaterankunga ngo namwe murabarirwamo. Aba nibo bene inka Didier yaduhaye, kandi namwe ndabareba nk'abari buduhinde. Ndabona mugenda mufashwa nk'aho muri buduhinde. Hanyuma rero ndagira ngo nsabe ababyeyi muvuze impundu z'urwanaga. Gatatu. Abagabo amashyi muyakome. Murakoze cyane. Impamvu mvuze ngo ababyeyi bavuze impundu z'urwanaga ni ukubera ko inka twayihawe n'umukozi w'Imana. Hanyuma rero nyakubahwa mubyeyi Didier Mushumba, twari tuje gukura ubwatsi, ariyo iriya mitwe mwabonye, twe nka Korali Ebenezer. Hanyuma kandi ibicaniro byacu turamenyesha ko bihora bicumba. Nimushaka nanone tuyishorere n'ejo cyangwa ejo bundi, ibisigaye muri bakuru namwe mubyita izina. Imana ibahe umugisha. Ebenezer bicaye. Ijambo ryatugenzaga twari kubashimira yuko mwaduhaye. Murakoze cyane. Ayo mashyi tuyongere. Ni muri iyo njyana twifuza ko kandi umutahira Sibomana yegera hino agasobanura ibyimbitse. Aho muzagera hose mahindu yahanyu, kubw'izina ry'Uwiteka mahindu yahera. Aho muzagera hose mahindu yahanyu, kubw'izina ry'Uwiteka mahindu yahera. Aho muzagera hose mahindu yahanyu, kubw'izina ry'Uwiteka mahindu yahera. Aho uzagera hose mahindu yahanyu, kubw'izina ry'Uwiteka mahindu yahera. Murakoze cyane. Barabeshyira ubusa, umukirisitu ntazazima. Yego.
zafungwa zafungurwa twasengera murokore ntabwo nta kibazo azagira aho ari hose. Iteraniro rinteye ubwoba, rinteye ikindi kintu tunguranye. Didier n'umwana mubi, ntabwo ibi ngibi ariko twari tubizi, bamwe twari tuzi ko turi bwicare muri salo nk'abantu 5, arangije akoresha igiterane, arongera aratubwirije nanone. Nta kinyarwanda cyinshi nzi, nta n'icyo ndi buvuge. Mushumba wakoze wakivuze cyose, naguteza amatwi, njye ndigumira muri ibi by'umwuka wera. Mumpaye umwanya, ni gake umuntu abona umwanya nk'uyu. Hanyuma hari undi mwana mubi uri hano, ngenda umukristo nteranira Kayenzi, ariko ubu ncumbitse hano kuri paruwase Nyamata niho duteranira. Mba yitwa Claudine, ni Claudette. Akora ibintu, ngewe ikintu yankoreye we ntabyo azi. Tuba twicaye inyuma mu bakirisitu, ariko ibintu muvuga turabyumva, mujye muvuga mwigendere. Ikintu yatumye mbacyo, yatumye numva Imana itandimo umwenda. Ntabwo ngisaba Imana, nta kintu ngisaba Imana, ntacyo sinzi. Ubwo hazaza undi nawe ankansaringa ambwira ati uzajya usaba Imana gutya. Urumva atarankoreye ikintu kibi. Yaratubwiye ngo urutoki nararuteye, ndaruhingira, ndarubagarira, ni iki ntarukoreye? Muri bya bisobanuro bye byinshi n'amarira aba hafi, nanjye ndabyakira, numva ko koko nta mwenda Imana ifitiye. Mwebwe se hari ubafitiye? Natwe turabyumvise ntawo. Yarakoze, Imana iguha imbaraga n'amavuta. Akoze cyane. Hanyuma Didier, nta kintu ngende buvuge ko bavuze inshinga zose nari nzi ko ari izabo, nsanga niwe wazikoze. Ubaye urugero rwiza muri uyu mudugudu. Inkuru iragenda, hano harimo abagore barayitwara, ntugire ikibazo. Arabivuga rwose. Hanyuma uyu mudugudu undi uzateranya abantu nk'abo bavuga Imana bitewe n'inka watanze, birashoboka ko itanakamwa litiro 10, ariko ikintu gikoretse muri uyu mudugudu ni kinini cyane. Inshinga ebyiri, gukunda ugatanga, bitweretse icyo dukwiye gukora ku mpande zose. Rero aho muzagera hose muzahabwa umwanya, nimuguma muri we amagambo ye akaguma muri twe. Murakoze cyane. Hanyuma mushumba, na kera na kare inka niyo itangiza umuryango. Basaba irembo batanga inka, bashyingira batanga inka. Yewe umubyeyi hambere iyo yabyaraga 3 byibura, n'inka ibyaye 3 bakajya harya no kugira gute, oya inkwano urakwa bakakurongoranya, inkwi gasubira hahandi. Twihuse kandi birangira n'umwana mu byagize ikibazo tumuherekeje wabo batwese bamuha inka y'inkuracyo. Inka rero ni byose. Inka ni umuvandimwe wacu, dusangira ibere, irayo tubanziriza tugakurikiraho tugasoma. Inka ni nziza. Ya nkuyo wavugaga ni muyishyikirizwe nk'ababyeyi. Murakoze cyane. nubwo ibitugu byahetse umutavu bidaheka ibindi, ariko reka ngushakire umwikorezi
nagera mu byimba hariya gushakira umuhereza guhereza, kubera ko iyo uza kumurenza amase mba nguhereje kwitwaza. None nkurikije ukuntu wavuze bamaze bihaguruka. Bino hano iki gicuma nikigira uruhebwe nicyo gituma rubuze kugitwara nkaho ari kimwe, ariko ugende nugerayo ugaruke ntugumeyo. Mutwaze gira hino mubyeyi, nyegera rwose ni amahoro. Ubu kandi ni ukubasobeka, ubu nta yindi ntumwa ndahita mushaka. Urakoze cyane. Hanyuma Imana ntacyo yatwimye, nta mwenda tuyifitiye, ntawo. Hanyuma Abisirayeli ngo iyo bajyaga bicara gusa baganira, ntacyo we niba kumfashirize muvugane n'ubu ndaza kubisobanura hanyuma. Ngo bicaye baganira, ngo ibitabo by'urwibutso bikabumburwa. Hanyuma tugiye kuganira, tugiye kwiganira ku mateka y'inka mu ndirimbo zayo n'imbyino byayo. Byose ntibiri butugwe neza, nabyo biratugwa neza. Hanyuma ngiye kuzihera Mututu, ni muri Nyanza. Izanyuze Mututu ku rutindo rwa Ngenda ntizahatinze, zikojeje Ubugesera bahamagaza iz'Ubuganza, bari baryohewe. Zanga gutibuka ku kiraro cya Mwogo, ngo kirabomborerekana nk'induru itagira gitabara. Mwogo bazirangamira juru n'amajanja ka Kidogo, cyaririmaga ko y'impinga mburabuturo na Mwuzumure, naha muri Bugesera yo hakurya. Ngo zikabuze hano Kayumba. Rero uyu musozi twicayeho n'uwa Kayumba. Zihabona umurambi mwiza wa Rusesa rw'Umucyaba, aho ni ku Murama hepfo hororeye umugabo bita Gasongo. Aho zanze kujyayo, ziti twimanukire mu Rwanza, ni kwa se w'uyu mukobwa mureba, ubu ni pasitori. Ngo zihagere zihasanga Gatete Gakubana Kayinamura. Iyo hajemo ibintu byo kuvuga ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera, umuntu abura ahera. Ibi bintu ndabizi, ariko nabuze ahantu mpera. Yesu yatuganje. Ngo zihasanga Gatete Gakubana Kayinamura, baziririmba ijoro ryose. Umuseke ujya gutandukana, zigeze Nyirarukobwa, ingaju zisubira ku mariba. Amazi ahiye yuhirwa n'ibitambambuga. Ninikiza inka y'urugamba rwego ziba zimihigo. Iyo ni impuruza y'impunga idaha urugamba umugongo, ni ingoboka rugamba ya Rwangabwoba, insera idasega ibisenyi mu nkoro za Rusengo. Ingirabugingo ya Rugira, ugiriwe n'Imana agira ngo yaguze, naho ugira uwo asanga agira urusango. Bavande, Didi ugiriwe n'Imana kubona abantu muri uru rugo, agira ngo yaguze. Ibibona bakeya. Ngo zihamagaza iz'Ubuganza zitibutse ku kiraro cya Karumuna hariya ni ku Kagera. Zitibuka amazi, izayo zambukana umuriro, umuvumba ziwuhindura ikiziba, si ukuzimiza ziziba induru. Ngo zikabuze Ntarama, bati ni muberereke, umenya hajemo Ingemarubumbura iya Ruburika, yakoze intambara i Nyarugenge, icumita umuntu urugangaza, ntiyamutaka imutema ingusha, itereka nkwica rukembesha igituma ninduza amakombe. Isa n'umurenzi batijana, yaje guhashya abanyamahanga, isanga iza Mutara zihimbaje, ntiyageruza imiheta imihigo. Irahama bayihanagura n'ingoga, irabagirana bayireba, bayita indakeba twateye itabaro. Iboneraho n'ingomera amahanga, bayita impeta itari yo ku rutoki. Abandi batumenyereye inkumburwa y'i Kigali cya Mwenda, isake zambutse abeza umuseke w'abashotsi, abadacanira batwikira ibirenge bo kaburi. Numvise basigana, natakisha isibo y'ikinani, Rwangombwa mu ngabo z'umutwe. Iyo yishe Ububirigi mwita umuntu, ifata bihandama nk'imutsinda mu bihari bya Kanasi, ikabuza impinga y'agahembe, zicyanika urugano rwose, zishoka ngo zigarukane Kanazi. Ngo zigarukane Kanazi, niho tugiye gusanga iyo nka mu kanya. Ngo zigarukane Kanazi, zisanga begamiye inkwa, inka zirarisha zirahaga, zishoka no mu mpaka ziranywa ziraheta. Ngo zikabuze Kayumba, zikandagira ibiti, biraturika amabuye aratutubikana. Umusozi wa Kayumba utoboka amaninda, ni umugezi uri aha hepfo witwa Kamatana. Ngo zigera mu rukiri rwa Kayumba, zihabona umurambi mwiza wa Rusesa rw'Umucyaba, zanga kujyayo, zitereka twimanukire mu Rwanza. Zihasanga Gatete
Gakubona kayinamura baziririmba ijoro ryose umuseke ujya gutandukana zigeze nyirarukobwa inganzo zisubira ku marira amazi ahiye yuhirwa n'ibitambambuga aho niho ninikije indutamagana igwije impundi impuye ikazinganya n'Imana urwamirindi hanitse inkiko iyo niyo cyumbura bukeye yaraye ikijyana ikikira Kigali zumviye kure cyane amahame zambarira Gasabo zatiranye urukarya ubusanza zirabusaga aho bayisanganiye i Kanombe ngo ikunde ishyame mu rubirizi impinga yambukirwamo indatwa ziragiyemo indamarugero zisumbaga n'abatayigira harabanogeye umubiri wayo urabaribagiza ntawe ukita ku bwinshi bw'inkuba kubw'indutamagana yazimuye ku murambi yakundiye igwaga igikubanuka ku nkiko kenyeye inkindi ikeye cyane imaze kugwiza imyato y'ingabo ingoma zisuka umusubirizo kwa ruhanga ruharaza umucyo maze indashyikirwa ziba ikirenga iyo jyamara ubumbura itumva induru impundu zivuga icyagura ingabo rwema rudaha imbaraga bahunga bati ninde wavuze mpabuka uruta abahinza niwe rwuhira ndongozi zikutse zihuza umugongo n'ijuru amaso azirora ntiyazitandukanya n'inyenyeri zinikira zibyukurutse agasusuruko karirenga ihangaza amanywa y'ihangu inyana zisubizwa bagikamisha babonye ko nyamuhora ibona habasanga bajya umugambi wo guhanura uburwa kwizinza nayo irakunda inogera indamutsa ya nteko y'abanyenkambira haba ninikiza inka y'urugamba rwego zibaza imihigo inkuba zari z'uw'ingeri iyo ntibangikana n'isahaha iyo uhora ibungira inkiko rudahuga rushara mu nganda ruhimbariza abacuzi ku nkiko ryaya ryujuje impundaza icyuma umurishyo wa gihanga yayisanganiye ku murere umutara ntiyatungurwa no kumvuna ngo zisakare mu higanirwa zirangamira bushubi no mu mpinga zirora mpororo uhumvikana inkwaya idaha umutinzi gutandukanya amarira n'imisakura batumenya ari inkuba yo muzibuhora kwa rutata rutari intambara igishyika ruremye yemwe Yesu ni umwami none n'iteka ryose murakoze cyane ingoya y'inka wayishyikiriye ibindi turabashimiye akanda gatwara noneho iyo umuntu yavugaga inka kubera umumaro munini inka yabaga ifite aha ni mu Bugesera biratangiye ntabwo nagenda mwicaye neza nk'ubwoko bwa Isirayeli mwicaye nk'abanafutari mwicaye nk'abagadi mwicaye neza ntabwo ndi buvuge intumbuse nanjye ndumutahira ariko ngiye kuvuga Imana umushumba Didi umushumba ni nk'undi uzi ko nanjye ndi umudiyakoni kandi inshinga z'abadiyakoni nk'iz'abashumba turi bene rwa kirenga rwogera abaririmba umwami Imana yacu ari ku ngoma twazibikiye kare kumusenga maze tugipfukama dusenga ijwi ramanuka ati bana wanjye mwaramutse mute twahuye n'umusha mw'itora aho ujya kuturwanya asanga dufite intege yacu yitwa idasubira inyuma twayibanganye ubuhanga tuhitana abatwitaka tugiye kufura turikuza tujya twifura n'impamba maze ngo dukabimutana twibwira abatanazi maze akidukubita maze atangira guhumba gusa maze natwe ntitwatinye dusonga tugana imbere tumugeze aho dukuri uwo atazaca ryo jambo ry'Imana bareka muri Yesaya 50:2 ngo Uwiteka Imana yacu azagutabara yitubata mwara umazaca agakomera kabahuruta maze tutararigu afatwa n'igihunga maze tutamukanisha abaresheje maze tuzitwara ubugangazi izo navuga intama z'Imana maze Didi tugeze ku cyaro cya Kanaza dukubise amaso arishima aranezerwa dusanga igitaramo cyateranyijwe na Didi maze turishima tubyina igisimba garuka hanyuma murakoze reka dusoze dutya dusubize mikoro aha turi mu Bugesera aha ni mu Bugesera bw'Abahondogo ni bamwe mu bantu bagira umumaro cyane n'inka ni naho haturutse ijambo mujya mwumva rivugwa ngo ubutumwa buruta intumwa byavuye ku mwami wa gatatu Mibambwe wari utuye hano hakurya i Gahanga aza gutera Ubugesera bwari igihugu ukwacyo aragitsinda ariko habaga ibikomangoma by'ubwami bw'Ubugesera byitwaga Abahondogo banga kuyoboka umwami Mibambwe wa gatatu aca iteka yuko binamishwa ku icumu ry'inzara inzara irabica babonye igiye kubamara
bahagurutsa umwe muri bo witwaga Mabwire, arabaserukira agera ibwami Gahanga, bamwima ibyicaro, bamwima amajyo, bamwima amaza. Hanyuma abonye agiye kuhagwa, asatira ibikingi by'amarembo, avugana ijwi rirenga, aravuga ati burya ubutumwa buruta intumwa. Abakumirize babyumvise basanga n'imvugo ya cyami, bati nimushaka abahanga batoya, babamukingurira irembo rya mbere, bamufata ukuboko bamugeza ku biru, babimugejejeho basanga iryo jambo rikwiye umwami, baramuhamagara agerayo. Hanyuma yinjiye ibwami aramubwira ati abahondogo barantumye ngo bakugirireho ubuhake, ubunamure ku icumu ry'inzara. Hanyuma umwami abyumvise amenya ko abahondogo bemeye kuyoboka byari ibikomangoma by'Ubugesera, aca iteka aravuga ngo buri muhondogo wese uri mu Bugesera ahabwe inka iteruriwe, ahabwe inka iteruriwe. Inka iteruriwe ni inka yonsa, inka ni yayo, bivuze ngo bashire inzara bashire na bwake. Hanyuma atuma ku mwami w'Igisaka cy'Igihunya, aramubwira ngo ubutumwa buruta intumwa. Atuma ku mwami w'Igisaka cy'Imigongo, aramubwira ati ubutumwa buruta intumwa. Atuma ku mwami w'Umutara w'Indorwa, aramubwira ati ubutumwa buruta intumwa. Hanyuma insigamigani ikwira ityo kubera inka yagize umumaro mu Bugesera. Kubera rero uyu muntu ayivuze neza, kandi aha mu Bugesera tukaba twahagiriye umugisha. Kirankongere iwacu mu gikirisitu umwuka wera wenyine niwe utuma urugo rudasenyuka. Umwuka wera niwe utuma urugo rudasenyuka. Mu muco nyarwanda inka niyo yatumaga urugo rudasenyuka. Iyo umwana yashyingirwaga akagera mu rugo agasanga hari imirimo atazi gukora kugira ngo urugo rwe rudasenyuka, batumagaho iwabo umukobwa bakohereza inka, hanyuma w'umuhungu bagashaka abaja n'abagaragu bagakora ya mirimo umukobwa areba. Hanyuma yamara kuyimenya iyi mirimo, bagafata ya nka n'izo yabyaye bakazigabira wa wundi wamwigishije imirimo, ikitwa inka y'inkurarume. Kuki yitwaga inkurarume? Iyo umugore cyangwa se umugore yasendwaga ntiyagendaga habona, yagendaga azindutse agahura n'icyo bita rukubangutiya. Rukubangutiya ni ikime, rukubangutiya ni ikime. Kugira ngo kitamugera ku myenda byasabaga ko azamura ingutiya akaba arazikubye. Inka rero yitwa inkurarume kuko imurinze kugenda hatabona, bityo urugo rugasugira. Niyo mpamvu twaje gushimira Imana ndetse na Dede wayitugabiye. Iyo rero nawe wivuze Imana imuhogeje. Yakoze cyane mushumba utaragenda, reka babamera ifoto wowe na Sibomana. Murabona abantu badasa, mubaha amashyi barabikwiye, bavuga inka neza kandi ni abahanga. Hanyuma murakoze cyane. Inka tuvuga turazifite, turazoreye n'iz'amahembe hariya hepfo turazifite. Didier niwe wenyine wacyuje ubukwe bwa mbere hagatahamo inyambo. Ubukwe bwatashyemo inyambo, rero ziracyahari. Hanyuma batubwiye ko turi bukomereze aho inka ziri, turayibereka inka yanyu. Murakoze cyane, Imana ibakurishe. Murakoze cyane, ayo mashyi tuyongere, birakwiye mu gitaramo byongeye cy'abana b'Imana. Turanezerewe rero kandi tanezerwa. Abahanga mu buvuzi bamushakira igisubizo, bishatse kuvuga ngo yaba afite ikibazo. Rero mu nkundire uyu mwanya abashumba, amazi yatemye. Mu nkundire mbere yo kuza gukomeza na gahunda ikurikiye, twakira umuyobozi hanyuma tugezeho
iriri ku mutima we. Karibu sana. Arakoze umuvandimwe twahuriye muri uyu muryango, nawe twamukoze cyane, Imana imuhe umugisha. mumfashe kumushimira rwose. Ntabwo tukiri mu birori, mu byishimo Imana yaturemeye uyu munsi, twifuje gukora ka geste cyangwa akantu gato. Umushumba wacu Imana imuhe umugisha cyane, yabivuze byinshi ntabwo ndi bitindemo cyane, ariko twakoze sorti nyinshi, twakoze ivugabutumwa ahantu hatandukanye. Umunsi duhura na Didier wabaye umunsi wo kutibagirwa, wabaye umunsi w'amateka. Ubundi uhereye kiriya gihe twari tumaze igihe dusenga, kandi Imana itubwira ibintu bikomeye, itubwira ivugabutumwa ryagutse mu buryo butandukanye, ariko turashimira Imana nka Korali Ebenezer kuduhuza na Didier na Claudette. Ntabwo yo Claudette yabaye ikiraro, ariko Didier yabaye ikimenyetso. Byose bihuriye ku gusohoza amasezerano ya Korali Ebenezer. Ubundi ngo ibijya gushya birashyuha kandi bigaca amarenga. Korali Ebenezer, ndabasabye muhaguruke, muhaguruke mwese dushime Imana yazanye aba bavandimwe bacu nk'uko Claudette yabivuze mu buzima bwacu, kandi bakaba abo gusohoza amasezerano, cyangwa se ahubwo gutangiza gusohora kw'amasezerano yacu. Ndagira ngo rero dukore igikorwa gitoya, ubundi urukundo ntabwo ufite icyo warugura. Mu muco usanzwe iyo umuntu akubanje nk'uko umushumba yabivuze, by'umwihariko akaguha inka, ubaye umugaragu we. Nanjye madamu namuhaye inka ngira ngo azajya arushaho kuba umugaragu, ntarayimuhaye rwose iminsi yashize. Nabwe ni nguhaye inka, wari usanzwe uri umugaragu, uba umugaragu mwiza kurutaho. Ubu nta peta afite rindi uretse iby'ubugaragu. Ariko turashimira Imana, twebwe muri Kristo Yesu hari ukuntu Yesu yagiye abyoroshya. Didier, uretse ko niyo twaba abagaragu mu nzu y'Imana bituguye neza, hari icyo bidutwayira, tuzajye twikorera nka databuja mukuru. Hanyuma rero twateguye impano ntoya twifuza guha umuryango wa Didier. Turamusaba ngo bahaguruke, abayifite badufashe. Ntabwo byoroshye kubona ikintu uha inshuti yawe, ariko ni ikimenyetso. Reka rero bashyikirize umushumba. Hari impano twageneye umushumba, hanyuma ariko dufite niyo twageneye umushumba kandi. Imana ibahe umugisha. Bagihari, ndasaba Valentin nawe yegere bugufi adutangire iriya mpano, ayiduhere umushumba. Twavuga Yesu Kristo umwana w'Imana, imbabazi ze no gukomera kw'Imana yacu. Imana ibahe umugisha cyane. Turasaba Claudette aze hano, nawe tugira akamenyetso gato k'urukundo dukora. Nawe twamugeneye impano nto, ariko umutima wayitanzeho ni munini, ni mugari. Reka nawe tumusabe aze, hanyuma dusabe Visi Perezida aza dufashe amudushyikiririza impano, amudushimirire kuri byinshi tutashobora kuvuga muri uyu mwanya mutoya. Imana ibahe umugisha.
murakoze cyane mwakwicarira Imana ibamugisha. Murakoze cyane, reka ducunguje uburyo umwete dukomeze cya cyiciro kindi. Hano hari ameza meza yateguwe neza kandi umuntu w'imbere ameze neza ariko kandi uw'inyuma yaravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima. Reka twinginge abashumba bacu b'ijuru hanyuma batwemerere kuduha ikaze ku meza ari hano. Reka dusabe abashumba karusa, turajya tunyura hano gutya hanyuma uku ngiye niko biza kugenda. Hanyuma tugiye gusenga. Mana, turagushimiye wabanye natwe ndetse uracyari kumwe natwe, twaguwe neza mu buryo bwinshi kandi biragaragara ko ugihari kugira ngo tunezeze. Amafunguro yateguye imbere yacu yaha umugisha kandi umuntu w'imbere komeze mukuze mwagure kandi atubwe neza mu izina rya Yesu, amen.